Ishuri ry'ubuzima, inama y'umunsi, amasomo nyuma y'ikizami, ubuzima, intsinzi nyuma y'imyanzuro. Isomo ry'uyu munsi riragira riti: kuba uri mu nzira ya wenyine ntibisobanuye yuko wayobye, ahubwo nuko umuhamagaro wawe utandukanye n'abandi bakugaragiye. Kuba uri gukora ikintu mu buryo bwawe butandukanye n'ubw'abandi muri kumwe cyangwa uzi babikoramo ntibisobanuye yuko wayobye, igihe uhamanya neza n'umutimanama wawe yuko icyo kintu ari cyo cyawe, ibyo ari wo muhamagaro wawe, ntibizagutera ikibazo igihe umwanzuro ari wo wawifatiye. Kugira ngo twumve neza iri somo turifashisha inkuru y'indogobe. Kera habayeho agace k'icyaro ndetse kari inyuma mu iterambere ku buryo bukabije. Muri ako gace inzozi za buri muntu wese, za buri muturage wese, zari ukuzagera mu mujyi, kuko hakurya y'icyo cyaro hari umujyi, ariko hagati harimo ishyamba ry'inzitane, ishyamba rirerire. Ariko buri muntu wese, mu baturage bari batuye muri ako gace, nta n'umwe wari warabashije kugera ku nzozi ze zo kugera mu mujyi. Muri icyo cyaro hari indogobe n'izindi nyamaswa. Umunsi umwe indogobe igira amatsiko yo kuzajya kureba ikiri inyuma y'ishyamba. Ifata umwanzuro, igenda iyobagurika mu ishyamba, irayobagurika ku bw'amahirwe itunguka muri wa mujyi. Abantu b'abacuruzi, abagenzi bo mu mujyi bayibonye baratangara, batangira kugenda bavuga inkuru ikwira hose yuko hari indogobe yageze mu mujyi. Amakuru yaragiye, bagenda bayahanahana, agera muri cya cyaro. Abaturage babo babyumvise baratangara cyane, baravuga ati: ubonye ngo indogobe idutange kugera mu mujyi? Ibyo bintu ntabwo byumvikana. Ati: sha, iriya ndogobe ni inyamugisha pe. Bikiri muri urwo, imbwa zo muri ako gace nazo zirita mu gutwi, ati: indogobe gute idutanze kugera mu mujyi? Ati: kandi twe tuzi guhunahuna kuyirusha. Ati: rero natwe reka tuyikurikire tugere mu mujyi. Imbwa zagiye zihunahuna aho indogobe yanyuze, nazo zigera mu mujyi. N'izindi nyamaswa zo muri ako gace zakomeje kunyura hamwe indogobe yanyuze n'imbwa, zikomeza kujya mu mujyi. Ati: ziriya zagiye ntabwo zaba mu mujyi zonyine, natwe reka tuzisangeyo. Inyamaswa zakomeje guca ku bwinshi ya nzira yanyuzwe n'indogobe, paka hageraho hacika inzira, n'abaturage batangira kugera mu mujyi muri ya nzira yaciwe n'indogobe. Urujya n'uruza batangira kugenderana, bava mu mujyi baza mu cyaro, n'abava mu cyaro baza mu mujyi, n'ubucuruzi butangira gukorwa muri ya nzira yaciwe n'indogobe ariho banyura. Kubera urujya n'uruza hagati y'icyaro no mu mujyi, leta byatumye ibyitaho, itegeka yuko hakorwa umuhanda uhuza icyaro n'umujyi mu bijyanye n'ubuhahirane. Leta yohereje abenjeniyeri bafata indege bajya muri cya cyaro gukora inyigo yuko bakora umuhanda muzima mwiza uhuza icyaro n'umujyi. Abenjeniyeri bageze mu cyaro barebye umudugudu, gusa mudugudu abonye abo bayenjeniyeri arababwira ati: nyamara muri kwigora. Ati: hano hari inzira twajyaga ducamo, njye numva ariyo mwavugurura mutarinze mwigora.
abo ba enjeniyeri baramubaza ati iyo nzira irihe, arabajyana ajya kubereka. Enjeniyeri mukuru yagize amatsiko aramubaza ati ese iyi nzira yaciwe nande? Mudugudu ati uzi yuko iyi nzira bwa mbere ari indogobe yayiciye? Enjeniyeri yarasetse arangije aramubwira ati ntago ntunguwe no kuba iyi nzira yaraciwe n'indogobe, kubera yuko nyuma y'inyigo twakoze iyi nsanze ariyo nzira ndende kandi igoye kurusha izindi zose zishoboka. Ati twamaze gukora inyigo twabonye n'inzira ngufi cyane kandi yoroshye izahuza umujyi n'icyaro. Ako kanya abaturage bose barabyumvise bariseka, ati koko tuyoborwe n'indogobe? Ati kuki koko nta wundi wigeze utekereza gushaka indi nzira yatugeza mu mujyi, ahubwo tugakurikiraho indogobe yanyuze, nta bundi bwenge, nta kindi gitekerezo dukoresheje. Ati turigaye pe. Aha rero harimo isomo rikomeye cyane ariko uyu mujyi ufate nk'inzozi za buri muntu, hanyuma inyamaswa nazo uzifate nk'abantu. Ikibazo gikomeye cyane ni iki ngiki, twifuza kugera ku nzozi zacu ariko tunyuze mu nzira zanyuzwe n'abandi, tutarebye nimba hari inzira yacu twiyumvamo cyangwa tubona twakoresha kuruta iyakozwe na bariya twagereranya n'indogobe. Indogobe yarayobaguritse paka igera mu mujyi, n'abakurikiyeho nabo barayobagurika bagera mu mujyi kuko bakurikiragaho indogobe yanyuze. Nta wigeze atekereza ati ese nyuze ahandi hatari aha, ko mbona aha hagoye, ko mbona bimeze bitya, ntabwo nagera mu mujyi binyoroheye nkoresheje n'igihe gito, amasaha make, imbaraga nke, cyangwa nagerayo mfite imbaraga nkakora n'ibyo nkora mu mujyi mfite agatege, zose zitashiriye mu nzira. Ese muri iyi nzira indogobe yanyuze buriya nta kibi kirimo kuruta uko nanyura aha? Nta bizazane nahuriramo nabyo byinshi kuruta uko nanyuriye? Iryo ni ryo somo rikomeye cyane. Aho niho hari isomo, kuko duta imbaraga nyinshi mu kwizirika ku nzira abandi bakoresheje, aho guta imbaraga nyinshi mu gushaka uburyo bushya no kugerageza inzira nshya zo kugera ku butsinzi, bikarangira tutageze ku butsinzi ku buryo bwuzuye cyangwa buhamye, bikarangira tubugezeho nka ba kanaka, bikarangira duteye ikirenge mu cya ba kanaka, aho kugira ngo ugere kuri bya bindi, kuri wa mujyi uwugereho mu buryo bwawe bushoboka bwuzuye. Dusanga duta imbaraga nyinshi mu gukurikira aho abandi banyuze, kenshi bigaterwa n'ubwoba bwo gutinya kuvumbura, ubyita ko ari bwaba uri guta igihe kandi hari aho usize hari inzira, ariko nyamara ntumenye yuko mu buvumbuzi bwawe ushobora kuzana ikindi gisubizo n'abandi bari inyuma yawe bari bategereje. Mu gihe ubwo buryo wigana buhamanya n'umutimanama wawe n'ubushake bwawe, it's okay, ni byiza cyane. Ariko mu gihe wumva harimo kubusana gatoya, mu gihe wumva harimo ikindi gitekerezo wowe kiganje muri wowe cy'uburyo bwaba bwiza kurushaho bwawe, igihe cyawe ni ikigerageza. Mu rwego rwo guhitamo neza, wowe wabanza ukisuzuma ukareba niba amasomo uri kwiga ajyanye n'inzozi zawe, akazi ukora kajyanye n'inzozi zawe. Niba atari ibyo urimo urayobagurika, waba uri guca ya nzira yaciwe n'indogobe, aho kugira ngo unyure inzira yawe ijyanye n'umujyi wawe ushaka kugeramo. Kubera yuko byarashobokaga yuko kiriya gihe imbwa zinyura inzira yazo, indogobe yaranyuze iyayo, izindi nyamaswa nazo zikanyura iyazo, n'abantu bakanyura iyabo. Ntibanyure mu
nzira imwe yavumbuwe n'indogobe batabanje kugerageza amahirwe yabo y'uko babyumva. Aha rero isomo rikomeye cyane twakigiraho ni uko niba uri mu nzira ya wenyine ntabwo bisobanuye yuko wayobye. Nimba igitekerezo cyawe kidahuriweho utagihuriyeho n'abandi bantu benshi nk'uko wabyifuzaga, ntibisobanuye yuko uri gutekereza ibitari byo mu gihe uhamanya n'umutimanama wawe. Ahubwo bisobanuye yuko umuhamagaro wawe, ugushaka kwawe bitandukanye n'iby'abandi muri kumwe cyangwa se bakugaragiye. Inama y'umunsi, isomo ry'umunsi, ishuri ry'ubuzima, amasomo nyuma y'ikizami, intsinzi nyuma y'imyanzuro. Turagushimiye cyane wowe wafashe umwanya ukabana natwe. Ibiganiro byiza nakagaruka kuri KO TV. Namwe mwese mwakoze subscribe turabashimiye. Nawe kandi utarayikora wayikora kugira ngo tuzabane no mu bindi biganiro byiza bizaza. Mwari kumwe nanjye Titi Chris.